amahame arindwi umuntu yashobora gukurikiza kugira ngo abane n'abantu bose amahoro. Ihame rya mbere nuko agomba kumenya ko umuntu wese ari uw'agaciro mu maso y'Imana. Hari igihe ubona umuntu batamuhaye agaciro kubera impamvu runaka, wenda imyitwarire, wenda ubushobozi, wenda ubumenyi, ariko imbere y'Imana, Imana hari uko imubona ikamubona nk'agaciro. Ihame rya kabiri nuko agomba kumenya ko buri muntu wese afite uruhande rw'imbaraga kandi akagira n'uruhande rw'intege nke. Umwana w'umuntu uwo ari we wese umuhaye kugira ngo agire icyo akora agaragaza imbaraga, ariko hari n'aho agera akagaragaza intege nke. Kubera iki? Kubera yuko Imana yonyine niyo ifite ububasha n'ubushobozi, niyo ishobora byose. Hari igihe hajya habaho no kwita abantu ukavuga ngo ntacyo ashoboye, wowe ntacyo uzashobora. Ayo ni amakosa akomeye. Umwana kumubwira ngo ntacyo azashobora, ngo ntacyo azigezaho, ahubwo wakamubwira uti ndabizi hano wagize intege nkeya, ariko hari ahantu wagira imbaraga. Ihame rya gatatu nuko ugomba guha agaciro ibyiza bya mugenzi wawe ugatesha agaciro ibibi. Tugomba gufata ibyiza tubonera iby'agaciro tukabiha agaciro, tukabikomeza, tukabyitaho, tugakomeza n'umuntu kugira ngo duteshe agaciro ibisa naho biri nkeneye kuri we. Kandi n'Imana niko iteye, ifata umuntu ikubaka ibyo ashobora gukora, hanyuma ibifite intege nkeya, iby'intege nkeya ntibyiteho, kuko Imana iza kuba yita ku ntege nke zacu, nta n'umwe yari kwemera. Ihame rya kane nuko tugomba kumenya ngo umuntu wese Imana yamubitsemo umunezero n'umubabaro. Ntushobora kumenya uburyo wafasha umuntu, ntushobora kumenya uburyo wakwita ku muntu, ntushobora kumenya uburyo wabana n'umuntu amahoro utaramenya ibyo byombi ko bishobora kuba kuri we. Niyo mpamvu njya mbwira abantu aba bana nkambwira ngo uramenye, utazahora wifuza ko umuntu akwereka ibyiza, akwereka ibyishimo, nyamara hari aho agomba kugaragaza ko yababaye, kuko ni ibigize umuntu. Ihame rya gatanu nuko ugomba kugira umutima uciye bugufi n'umutima ubabarira. Uko turushaho kubabarira niko turushaho kubohoka. Ufite umwenda ukomeye hagati y'uwakorewe ikosa n'uwarikoze, ufite umwenda ukomeye n'uwakorewe ikosa, kuko iyo ubohoye umuntu n'Imana ikorera muri ubwo buryo, muri urwo rwego. Iyo biza kuba ari wakosheje, Yesu ntabwo yari kutubabarira. Niyo mpamvu birivuga ngo mubabarire kuko namwe so mu ijuru yababariye. Ntabwo bisaba ngo umuntu abanza gusaba imbabazi ubone kuzimuha, ahubwo wowe kubera yuko ufite umwenda ukomeye imbere y'Imana, iyo ubohotse ukamubabarira, ubabariye icyambere uramubohoye, ku rundi ruhande icya kabiri urabohotse. Ihame rya gatandatu, ujye wirinda gufata ibyemezo ubabaye cyangwa urakaye. Iyo ufashe ibyemezo ubabaye ufata ibyemezo bibi. Ihame rya karindwi, igihe cyose uzashyira Imana imbere. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka rero gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi nimba uri mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka, niko bimeze muri isi, ibihe bigenda bikuranwa. Reka dusuhuze abantu bari mu Rwanda tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mu inshuti za Gusenga everyday. Reka dusuhuze cyane turamutse abantu muri mu Burundi tubabwira ngo yambi
turabakunda cyane mu nshuti zacu za bugufi. Imana ibamugisha rero kubwo mukurikirana ibiganiro byacu bya gusenga everyday, tubashimira kubwo mugenda mufatanya ibiganiro byacu mukabiparitaja mukabihereza inshuti n'abagenzi. Imana ibamugisha kuri iyo mirimo mukora. Reka dusuhuze cyangwa turamutse abantu bari muri Afurika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwira ngo Imana ibamugisha mu inshuti zacu za gusenga everyday ni gusenga buri munsi. Abari muri Amerika reka tubasubize tubabwira ngo Imana ibamugisha. Abari muri Aziya Imana ibamugisha. Abari muri Europe Imana ibamugisha. Abari muri Australia Imana ibahe umugisha cyane. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe, reka dushimire umuntu ubana natwe buri kiganiro, ubana natwe ubwire ngo Imana iguhumugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure, Imana ikugwanirire, Imana guhindura amateka, abantu bahindura amagambo. Imana ikora ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe, kukubana natwe, kuko dushikira umurimo w'Imana. Imana iguhumugisha. Reka nawe ushobora gukora bwa mbere ugeze ku gusenga cyangwa ubonye ibiganiro bya gusenga tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye. Nkuko rero mubona kuri kamera gusenga turi kumwe n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana muraho neza. Imana iguhumugisha ko witabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane namwe Imana ibamugisha. Watangira wibwira abantu bagusenga everyday. Ntabwo ari ubwa mbere ugaragaye gusenga everyday, ariko hari abantu basha baje kuri gusenga everyday batabonye ikiganiro cyawe watambukije mu itambutse, ariko uyu munsi bakaba bakubonye ubwa mbere. Watangira ubibwira abantu urinde. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. Kandi nitwa Atanazi Badahakana, nkaba ndi umwana w'Imana, ndakijijwe kandi nkuko bisanzwe nigisha ijambo ry'Imana, nkaba ndi n'umujyanama mu bintu bya Gikristo, nkaba nigisha abantu bagiye gushakana, nkagira inama abantu mu ngo zabo. Muri make ni ibyo nshinzwe gukora, ariko ikintu gikomeye nigisha ijambo ry'Imana, kandi nagejeje aha ngaha n'Imana kuri gusenga everyday kubera kwigisha ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Murakoze mukozi w'Imana. Abana benshi hari igihe baza akavuga ati gose ubona nje Imana yarabimbwiye. Ese nawe hari Imana yarabikubwiyeho kuzaja kwitangaza makuru? Yego. Kera najyaga mwigisha abantu mu biterane, nkajya mu biterane nkigisha abantu 1500 gutyo, ariko uko nkomeje kubwiriza ubutumwa bwiza, ubuhanuzi bwinshi bukamba bambwira bati wowe ntabwo uri umuvuga butumwa wa karitsiye. Niko Imana yambwiye bati wowe uri umuvuga butumwa mpuzamahanga. Noneho ngewe rero nkatekereza ngo nukuri ndenge njya mu Burayi, njya muri Amerika, njya muri Australia, ariko igihe gito maze kuri gusenga everyday maze kumenya yuko niri nivuga butumwa mpuzamahanga. Imana ibamugisha. Iri sezerano ubonye risohoye nyuma y'igihe kingana gute umukozi w'Imana? Amaze nk'imyaka 10. Imyaka 10 yashize. Yego. Imana igumisha cyane. Natwe Imana yawe tubwira ko tuzasohoreza amasezerano abandi. Imana ishimwe, twese tushimiye Imana ko ibyo yavuze imigenda ibisohoza. Amen. Umukozi w'Imana rero watangira usenga Imana nko cyane yacu to gusenga cyangwa gusenga buri munsi. Reka dusenge, katangire dusenga hanyuma tuganire igihe gito, kandi abumva icano Imana bamugisha. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndaguhimbaje. Urera urakiranuka, uri Imana nziza, imbaraga zawe zose wazishyize mu ijambo ryawe, kandi ibyo uvuga n'ibyo ukora n'iby'icyubahiro cyawe. Uyu mwanya mwiza tugiye kuganira n'abantu ijambo ryawe, reka Mwami Imana uba ari wowe uvugira mu kanwa kacu, uvugana n'abantu, twebwe gusa turangurure wowe wivugire nk'Imana ikomeye kandi ifite umugambi mwiza ku bantu bayo n'abana bayo n'itorero muri rusange. Ndagushimiye kubumva bareba iki kiganiro, kandi ndagushimira no kubw'ubuyobozi bwa gusenga everyday. Waho umugisha kandi nangire neza muri byose, kandi turanesheje kandi turatsinze imbaraga z'ikibi cyose zituma abantu batamenya, badasobanukirwa umugambi mwiza ku buzima bwabo. Urakoze utangira ubane natwe kandi usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Twakwakiriye rero. Imana ibamugisha kandi Imana ibagushe neza. Rero uyu munsi ndi hano kugira ngo mbaganirize ikiganiro cyiza
gifite insanganyamatsiko ivuga ngo amahame ashoboza umuntu kubana n'abandi amahoro. Amahame ashoboza umuntu kubana n'abandi amahoro. Kamaze nyacemo iyo turi buvuge, hanyuma ndasoma ijambo ry'Imana. Ihame rya mbere umuntu yagenderamo rikamushoboza kugira ngo abane n'abantu amahoro, nuko agomba kumenya ko umuntu wese ari uw'agaciro mu maso y'Imana. Ihame rya mbere nuko umuntu agomba kumenya ko umuntu wese ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Ihame rya kabiri nuko umuntu kugira ngo agire amahoro n'abantu bose, abandi n'abantu bose amahoro, nuko agomba kumenya ko buri muntu wese afite uruhande rw'imbaraga kandi akagira n'uruhande rw'intege nke. Umuntu agira impande ebyiri. Uruhande rwa mbere nuko ari umunyembaraga kandi akagira n'uruhande rw'uko ari umunyantege nke. Ihame rya gatatu nuko kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro, nuko ugomba guha agaciro ibyiza bya mugenzi wawe ugatesha agaciro ibibi. Nkuko twari tumaze kuvuga ngo umuntu agira intege nke n'imbaraga, rero uko byamera kose azagaragaza imbaraga hanyuma anagaragaza intege nke. Iby'intege nkeya ntukabyiteho niba ushaka kubana n'abantu bose amahoro. Ihame rya kane nuko tugomba kumenya ngo umuntu wese Imana yamubitsemo umunezero n'umubabaro. Umuntu wese Imana yamubitsemo umunezero n'umubabaro. Ihame rya gatanu kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro, nuko ugomba kugira umutima uciye bugufi n'umutima ubabarira. Ihame rya gatandatu nuko kugira ngo ufate ibyemezo, ugiye gufata ibyemezo, ujye wirinda gufata ibyemezo ubabaye cyangwa urakaye. Ihame rya karindwi igihe cyose uzashyira Imana imbere, igihe cyose uzashyira Yesu imbere. Amahame arindwi umuntu yashobora gukurikiza kugira ngo abane n'abantu bose amahoro. Reka rero dutangire tubanza irya mbere, ariko turabanza dusome ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 12 ku murongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo, Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ndasubiramo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ni igice cya 12 ku murongo wa 14. Mana itugire neza kandi idufashe kugira ngo dushobore gusobanura bino bintu, kuko
nirwo rufatiro rw'imibanire y'abantu. Uru ni urufatiro rw'imibanire y'abantu. Iyo ubana n'umuntu mu rugo, iyo ubana n'abantu mu itorero, iyo uri mu itorero, iyo uri muri sosiyete, uhereye mu Rwanda tugira isibo, ukajya ku mudugudu, ukajya mu kagari, umurenge, akarere n'intara n'igihugu cyose. Aho hose uko byamera kose uzahura n'abantu. Uzahura n'abantu b'ingeri zitandukanye. Uzahura n'abantu b'ingeso zitandukanye. Uzahura n'abantu bafite imyitwarire itandukanye. Uzahura n'abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi butandukanye. Uzahura n'abantu bafite ubumenyi bafite n'ubushobozi bw'amafaranga mu buryo butandukanye. Rero Imana iradusaba. Imana iradusaba. Ijambo ry'Imana riradusaba kubana n'abantu bose amahoro. Kandi ibyo nibyo biranga umukozi w'Imana, nibyo biranga umukristo. Nibyo bitandukanya umuntu utaramenya Imana n'umuntu uzi Imana. Nibyo bitandukanya umuntu usobanukiwe kandi n'umuntu uyobora. Niba turi abakozi b'Imana, turi abayobozi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe sosiyete itwemera ikaducishamwo ibyo ishaka ko bigera ku bantu. Kuko abantu bagomba kutwemera, niba bagomba kutwemera, baragomba kumenya ko tubana nabo amahoro. Ari umuntu uciriritse, ari umuntu uri hejuru, ari umuntu uri hagati, ari umukene, ari umukire, ari utasobanukiwe, ari n'umuntu usobanukiwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ivuga ngo uyu ntukabane nawe kubera ko ntacyo azi, kubera ko uyu muntu ntacyo afite ntukabane nawe, kubera ko uyu muntu adafite amafaranga ntukabane nawe. Iratuobrija, iratwemeza. Ijambo ry'Imana riratwemeza ngo mushobore, mubashe, mwinginge Imana, musenge, mwige, musobanukirwe, mubashe kubana n'abantu bose amahoro. Abaheburayo cya 12 ku murongo wa 14. Ni igiciro gikomeye cyane kubana n'abantu bose amahoro. Ndakubwira ngo n'abantu bagejeje ku rwego rukomeye, bagira ubwenge, bagira ubushobozi, bagira imitungo, bagerageje kubana n'abantu kugira ngo ashobore. Nuko akenshi ari uko wenda umuntu aba akeneye inyungu mu bantu, ariko niyo waba udakeneye inyungu mu bantu, ugomba kubaka ikintu gituma ugirana amahoro nabo. Rero nkuko nabanje kuyavuga amahame 7, ngo amahame 7 ashoboza umuntu kubana n'abantu bose amahoro. Nagenda mvuga imwe imwe nyisobanuraho muri uyu mwanya mutoya dufite. Navuze ngo ihame rya mbere ni ukumenya ko umuntu wese ari uw'agaciro mu maso y'Imana. Umuntu wese ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Iyo dusoma Bibiliya tubona ukuntu Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Ase natwe. Agira ishusho yacu, ase natwe. Imana ubwayo yamuhaye agaciro umuntu. Ase natwe. Agira ishusho yacu, ase natwe. Icyambere rero biravuze ngo uyu muntu Imana yaremye iramwemera. Imana iramwemera. Imana iramwemera. Umuntu ko ari kose, umuntu ko ateye kose, umuntu ubushobozi bwose afite, ubumenyi bwose afite, imbere y'Imana afite agaciro. Niyo mpamvu twigishwa kandi tunigisha ngo umuntu wese ukuri hafi, haba mu rugo,
haba mu rugo. Niba uri umugabo, umugore wawe afite agaciro imbere y'Imana. Niba uri umugore, umugabo wawe afite agaciro imbere y'Imana. Niba uri umubyeyi mu rugo, umwana niyo waba ari umwana muto ataragira icyo amenya, afite agaciro imbere y'Imana. Iyo rero tumenye iri hame, twirinda gutesha agaciro umuntu. Iyo tumenye iri hame ryo kumenya ko umuntu wese afite agaciro imbere y'Imana, twirinda gutesha agaciro umuntu wese uko tubitekereje. Hari igihe ubona umuntu batamuhaye agaciro kubera impamvu runaka, wenda imyitwarire, wenda ubushobozi, wenda ubumenyi, ariko imbere y'Imana, Imana hari uko imubona ikamubona nk'agaciro. Mu itorero ry'Imana turi abantu duhuriramwo benshi batandukanye, baturuka hirya no hino mu turere dutandukanye, mico itandukanye, hakaba n'ibyo twita amoko. Ndavugamo aya moko y'abantu, clan, Icyongereza bita clan, amoko. Ariko ibi bintu byose iyo bihuriye hamwe, njya nigisha abantu cyane cyane bagiye kubana, nkabwira ngo urajya umenya ko uyu muntu umukuye ahantu, kandi nawe umenye ngo uvuye ahantu. Niba uvuye ahantu rero ukaba uhuye n'umuntu mugatangira kubana, hari ibyo mutahuriraho byange bikunde, ariko icyabahuza gikomeye, ihame rya mbere navuze, nuko umuntu wese afite agaciro. Uko uzabona umuntu, uko uzamutekerezaho, niko uzamubona nyine, niko uzamufata. Numufata nabi azaba mubi, numufata neza azaba mwiza. Numuha agaciro azaguha agaciro, kandi nawe azaguha agaciro. Numwima agaciro nawe uzakabura. Agaciro kaza gute? Nuko umukunda icyambere, ukamukunda, ukavuga uyu muntu ko byamera ko si imbere y'Imana tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yayo. Buri Imana ijya kurema umuntu, imaze kumurema nako yamushyizemo ibintu bikomeye cyane. Kera twiga siyansi, twize ko umuntu akomoka ku nyamaswa, ariko iyo usomye ibitabo n'ubumenyi bwinshi bujyanye n'ibiremwa, usanga kugira ngo akantu gato k'agaserire kabeho mu muntu byatwara imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ariko twizera ko twebwe abakristo, abemera ijambo ry'Imana, twizera ko iyi si itararenza imyaka ibihumbi 4. Yagejeje ibihumbi 4 Yesu avuka, n'ejo bundi. Ariko Yesu amaze kuvuka kugeza uyu munsi ni imyaka ibihumbi 2. Ubwo ntirareza imyaka ibihumbi 6. Ariko ngo agaserire gato karemwa, ko bita ngo n'uturemangingo mu muntu, kama kugira ngo ahinduke n'imyaka myinshi cyane. Tubivuze rero ngo umuntu afite ibintu by'agaciro bikomeye imbere y'Imana, kuko niyo yamuremye. Ntabwo yabanje uko twizera, ndavuga ijambo ry'Imana, ntabwo twizera ko Imana yabanje kurema ingagi ngo ize imukuremo umuntu. Yaremye umuntu mu ishusho yayo. Kandi iyo usomye neza Bibiliya, nibyo bita Bible panorama, uruhererekane rw'uko abantu bagiye babaho, uzasanga Bibiliya ari ivuga ukuri kurusha ibindi bitabo. Tujya tuvuga amakuru ya Nowa, nuko Imana yamubwiye ngo yubake inkuge, byabayeho. Amateka ya Isiraheli byabayeho. Ukuntu amateka y'abantu bagiye babaho bakuzura isi biriho, birazwi.
yewe nemera Bibiliya, ni nayo mpamvu nyigisha. Rero iri hame ry'uko umuntu imbere y'Imana afite agaciro gakomeye, nicyo rero cyadufasha kugira ngo tubane n'abantu amahoro. Icyambere nuko tugomba kumenya ko umuntu wese afite agaciro mu maso y'Imana, haba mu rugo ubana nk'umugabo n'umugore n'abana, haba mu itorero duhuriramo dusenga, haba muri sosiyete iyo ari yo yose tugezemo, umuntu afite agaciro imbere y'Imana. Niyo mpamvu tugomba kubana nawe amahoro. Ihame rya kabiri, ihame rya kabiri ry'ingenzi nayavuzeho nyavuga yose, ihame rya kabiri ry'ingenzi nuko umuntu wese uri muri iyi si Imana yaremye agira kote y'imbaraga, kandi akaba yakora ibintu bikomeye, kandi akaba yarema ibintu kuko Imana yamushyizemo ububasha bwo kurema no gutekereza. Agira ububasha muri we. Umwana w'umuntu uwo ari we wese umuhaye kugira ngo agire icyo akora, agaragaza imbaraga. Umuntu wese iyo agize ikintu akora agihariwe uburenganzira, hari imbaraga zigaragara. Ariko hari naho agera akagaragaza intege nke. Kubera iki? Kubera yuko Imana yonyine niyo ifite ububasha n'ubushobozi, niyo ishobora byose. Iyo dusomye Bibiliya dusanga amagambo menshi Imana yibwira abantu ngo ndi Imana ishobora byose. Aburahamu amaze kugaragaza intege nke, abyarana n'umugore w'umugore we witwaga Hagayi. Bamaze kubona ko bashaje, umugore aramubwira ati databuja mfite umuja hano, wamubyaraho akana nkagira akana. Biba ngombwa ko umugabo abyemera, ni intege nke nyine. Yibagiwe isezerano Imana yari yaramuhaye. Aremera, afata umuja aramutwara, aryamana nawe, amutera inda, niho havukiye umuntu witwa Ismail. Izo zari intege nkeya, kutibuka no kutagendera mu isezerano. Aburahamu yari umuntu w'umunyembaraga. Imana iramuhamiriza ko ari umuntu w'umunyembaraga, yarizeraga ku buryo Imana yamwemeye nk'umuntu w'umukiranutsi kubwo kwizera. Izo ni imbaraga zikomeye cyane. Ariko aza kugira intege nkeya, abyarana n'umuja, birangira Imana imuhamagaye. Iyo usomye mu gice cya 17 cy'itangiriro guhera ku murongo wa mbere, aramubwira ngo ndi Imana ishobora byose, ujye ugaragara imbere yanjye utunganye. Ntabwo Imana yitaye kuzira ntege nke, ahubwo yahise ibyutsa isezerano, iranamuhemburira amubwira ngo nzakubera ingororano ikomeye. Umuntu wese afite imbaraga, umuntu wese afite uruhande rurimo imbaraga, umuntu wese afite uruhande rurimo ubushobozi. Umuntu wese unyumva, umuntu wese ureba iki kiganiro, ntukagire intege nke ngo uvuge ngo ntacyo nshoboye. Hari igihe hajya habaho no kwita abantu ukavuga ngo ntacyo ashoboye, wowe ntacyo uzashobora. Ayo ni amakosa akomeye. Umwana kumubwira ngo ntacyo azashobora, ngo ntacyo azigezaho, ahubwo wakamubwira uti ndabizi hano wagize intege nkeya, ariko hari ahantu wagira imbaraga. Hari amakuru nigeze kumva bavuga umugabo witwaga Einstein ngo yari umuntu utazi history, ntabwo yari azi amateka. Noneho ngo mwarimu aramubaza, ni inkuru numvise, ngo mwarimu amubaza ikibazo mu mateka cy'amateka, kiramunanira,
ahita amugaya aramutuka, umwana ataha ababaye. Ageze mu rugo nyina aramubaza, se mwana wa niki gituma ubabaye gutya, mbona wijimye mu maso? Mwana aramubwira ati mwarimu yangaye cyane, yavuze ko ntacyo nshoboye. Ati se yakubajije iki? Waramubwira ngo yambajije ikibazo cy'amateka aryo history, ati kirananirana. Ahita ntuka ati nababaye rero. Noneho umubyeyi we nk'umumama waramubwira ati nubwo wananiwe ikibazo cy'amateka ariko nzi kutekereza neza. Ndagira ngo mbwire abantu banyumva, ntukajye umunsi n'umwe ubwira umwana ngo ntacyo ashoboye. Bonamo agaciro gakomeye. Imana yamuremye imubonamwo uruhande rufite imbaraga. Umuntu wese afite uruhande rurimo imbaraga, kandi umuntu wese afite uruhande rurimo intege nkeya. Imana yonyine niyo ishobora byose. Imana yonyine niyo ishobora byose. Umuntu hari uruhande agiramo imbaraga, hari n'uruhande agiramwo intege nke. Ariko iyo twisunze Imana, iyo twizera Imana, iyo tugenda n'ijambo ry'Imana, Imana itwikira za ntege nkeya ikatugira abanyembaraga. Niyo mpamvu yabwiye Gideyoni ngo nguraho wa munyembaraga we. Yabwiye Gideyoni yihishe ari wasekura ingano, yihishe. Imana yarebye buri umuntu wundi ihitamo gusanga Gideyoni ukiri umusore muto, iramubwira ngo ni umunyembaraga. Ahita ayibaza ibibazo byinshi, ati naba ndi umunyembaraga? Abamidiyani bakaba ariho baratoteza ubwoko bwacu. Abamidiyani bari abantu batoteje ubwoko bw'Abisirayeli mu gihe kinini. Barazaga bagateza amatungo yabo akona imyaka yabo, bagahomba kugeza igihe Imana ije ikareba umuntu, abantu babona ko ari umunyantege nke, abantu babona ko akiri umwana, iramubwira ngo uraho wa munyembaraga we. Niko kumubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Umuntu agira intege nkeya ariko akagira n'imbaraga. Izo mbaraga rero nizo umuntu agomba kureba. Cyo ni cyakabiri namaze kuvuga. Navuze ngo icyambere ni ukumenya ko umuntu wese ari uw'agaciro imbere y'Imana. Icyakabiri nuko tugomba kumenya ngo umuntu wese agira uruhande rurimo imbaraga, hanyuma akagira n'uruhande rurimo intege nkeya. Ntitugomba rero kwita ku ntege nkeya, ahubwo tugomba gusapotinga aho tubona hari imbaraga. Imana ishimwe. Cya gatatu, mu mahame yo kudushoboza kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro, nuko tugomba gufata ibyo tubona ari iby'agaciro. Tugomba gufata ibyiza tubona ari iby'agaciro, tukabiha agaciro, tukabikomeza, tukabyitaho, tugakomeza n'umuntu, kugira ngo duteshe agaciro ibisa naho biri nkeneye kuri we. Iyo dufashe iby'imbaraga, iyo dufashe iby'imbaraga ze, iyo dufashe ibyazi, iyo dufashe ibyo ashoboye gukora, iyo dufashe ibimugaragaramo byagaragaza agaciro, tukabikomeza, intege nke ntizigaragara. Nigeze kwigisha ku bijyanye n'imibanire. Imana igafata umugabo ikamwita umunyembaraga, hanyuma igafata umugore akabangwa ari nk'urwabya rworoshye, ariko bose ikababonamo imbaraga. Hari imbaraga ziri mu mugore, hari imbaraga ziri mu mugabo. Iyo zihuye rero zubaka ikintu gikomeye, zubaka urugo, zubaka ubwami bw'Imana. N'umwana nuko, n'umwana nuko. Iyo ushaka umuremamo ubuzima bwo kuba mushize, iyo dufashe umuntu tugafata iby'agaciro tukabikomeza, niba ari ubwenge tumubonamo, niba ari ibindi bintu tumubonamo, niba ari imico tumubonamo, niba myitwarire tumubonamo myiza, tukayubaka. Ibibi ibigaragara ko ari iby'intege nkeya ntibigaragara. Kandi n'Imana niko iteye, ifata umuntu ikubaka ibyo ashobora gukora, hanyuma ibifite intege nkeya, iby'intege nkeya ntibyiteho, kuko Imana iza kuba yita ku ntege nke zacu. Nta n'umwe yari kwemera, ariko ndashima Imana ko yatwemeye muri Kristo Yesu.
guha agaciro ibyiza mugenzi wawe afite kandi ugatesha agaciro ibigaragara ko ari intege nke. Mu bantu bagiye bagaragara muri Bibiliya ushobora gutanga urugero rwa Petero. Petero yari umuntu ufite ubushizi bw'amanga, ariko niwe muntu wa mbere wavuze ngo uyu simuzi. Muri Israheli umuja yabaga ari umuntu wo hasi, ariko niwe wa mbere wabwiye Petero ngo nyamara ngo n'uyu yari kumwe nawe, n'uyu yari kumwe na Yesu. Yesu kubera uruhande rw'intege nke, kubera kote y'intege nke, Petero kubera kote y'intege nke aravuga ngo simuzi. Yesu yaza kuba yaritaye ku ntege nke za Petero, niwe wa mbere yari guciraho urubanza. Ariko igitangaje, Yesu amaze kuzuka agiye kujya mu ijuru, yahamagaye Petero aramubwira ngo urankunda? Undi ati ndagukunda, ita ku ntama zanjye. Petero urankunda? Ati ndagukunda, ita ku mukumbi. Petero urankunda? Petero ahita agira ikibazo, yumva ko Yesu amuzi. Aramubwira turabizi koko ngukunda. Ni nkaho akamubwira turabizi ko ndi umunyantege nkeya, ariko ndagukunda. Yesu ahita amubwira ati ita ku mukumbi. Ahangaha abasobanura neza baravuga ngo yafashe ariya magambo Petero yavuze inshuro 3 ko atamuzi, ayahinduramo amuhembura mu buryo butatu. Amubwira turankunda? Ndagukunda, ite ku ntama zanjye. Urankunda Petero? Ndagukunda, ita ku itorero. Urankunda Petero? Turabizi ko ngukunda nubwo ndi umunyantege nkeya. Ntabwo uri umunyantege nkeya, ita ku mukumbi, ndabizi ko uzawushobora. Petero niwe wawe wa mbere, Musa wa Pentekote niwe wawe wa mbere guhamya. Uwo munsi abantu benshi cyane barakizwa. Ntimukite ku bibi, ahubwo mwite ku by'agaciro byiza, mubiha agaciro, nibwo muzashobora kubana n'abantu bose amahoro. Cya kane gikomeye cyane kandi mu by'ukuri ni cyiza, umuntu wese Imana yamubitsemwo ibyishimo. Umuntu wese Imana yamubitsemo ibyishimo. Nta muntu wavutse muri iyi si udashobora kugira ibyishimo. Ariko nanone Imana yamubitsemwo kugira umubabaro. Ayo niyo marangamutima. Amarangamutima y'umuntu abitsemwo ibyishimo, hanyuma hakabikamwo umubabaro. Iyo umunezero ubaye mwinshi, umuntu agaragaza ibintu byiza. Iyo umubabaro ugaragaye cyane, umuntu agaragara ko ari umunyabibazo. Niyo mpamvu kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro, tugomba kumenya uyu muntu ari mu ruhande rw'uwe, kuko ntiwashobora kugira uwufasha utamenya uruhande arimo. Ntushobora kumenya uburyo wafasha umuntu, ntushobora kumenya uburyo wakwita ku muntu, ntushobora kumenya uburyo wabana n'umuntu amahoro utaramenya ibyo byombi ko bishobora kuba kuri we. Hari igihe dushaka abantu igihe cyose badushimisha, ugashaka igihe cyose umuntu agushimisha, noneho byagaragaza umubabaro ntubyiteho cyangwa bigasanga ntiwabikunze. Nyamara umuntu wese Imana yamubitsemo ibyishimo, imubikamo umubabaro. Niyo mpamvu njya mbwira abantu aba bana nkambwira ngo uramenye
utazahora wifuza ko umuntu akwereka ibyiza, akwereka ibyishimo, nyamara hari aho agomba kugaragaza ko yababaye, kuko ni ibigize umuntu, bigize umuntu. Hari ukuntu abantu bagiye bagerageza kubana, ntukereka abantu ko babaye, uramenye ntukereka umuntu ko babaye kuko agucisha mu ijisho. Noneho umuntu wese agashaka ko agusekera, ugashaka ko ugusekera, ukamwereka amenyo, ukamwereka inyinya, ukamwereka kumwenyura, nyamara mu mutima ubabaye. Niba ubabaye mbwira umuntu uti ndababaye. Niba ubabaye bwira umuntu uti ndababaye, kandi unanezerwa, umunezero wagaragare ku bana. Imana yabitse mu muntu umubabaro, inamubikamo ibyishimo. Ibi ni ibintu bigize umuntu. Niyo mpamvu hagomba kubaho ubujyanama. Iyo umuntu ababaye agomba kugira ubujyanama bumuhumuriza, bumugarura mu murongo, bumwereka yuko bishoboka, ahumurizwa. Iyo bitari bityo azatwarwa n'urwo ruhande, kandi uko aguma gutwarwa n'urwo ruhande niko n'ubuzima bwe bushobora kwangirika. Ariko kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro, nuko tugomba kumenya ibyo bintu bibiri biri mu muntu, mu marangamutima ye. Imana yashyize mu muntu amarangamutima y'ibyishimo n'umunezero, ishyira mu muntu amarangamutima y'umubabaro. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, bisaba gusenga Imana, bisaba no guhugurwamo, kubera yuko bitabaye gutyo tuzasanga abantu bose tubabonamwo ibitari byiza. Ikindi gikurikiyeho kigora abantu cyane, kambanze nsome ijambo ry'Imana muryumve. Nsome ijambo ry'Imana muri Yakobo gice cya 4. Yakobo gice cya 4. Nuko rero n'umurongo wa 7, nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mugandukira Imana. Uwo n'umurongo wa 7 gice cya 4 cya Yakobo. Hakaba n'undi murongo wo muri Petero, wandiko rwa mbere Petero yandikiye abantu, naho ni gice cya 5 umurongo wa 6. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Mwikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Ikintu cya 5 nshaka tuganiraho, ihame rya 5 ndavuga ngo mugire umutima uciye bugufi hamwe n'umutima ubabarira, kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro. Nasomye ijambo ry'Imana, mugandukira Imana, hanyuma urwanye Satani nawe azabahunga. Umuntu wese ugandukira Imana, umuntu wese wifuza kumenya ijambo ry'Imana, umuntu wese wifuza kugendera mu ijambo ry'Imana, agandukiye Imana, aciye bugufi, ntibishoboka ko ananirwa kubana n'abantu, kuko ikidushoboza byose nuko ari Imana, ijambo ryayo.
kugira umutima uciye bugufi bizadufasha kubana n'abantu bose amahoro. Iri hame ririmo ibintu bibiri. Kugira umutima uciye bugufi bizadufasha kubana n'umuntu uwo ari we wese amahoro. Ikindi cya kabiri gishamikiye kuri iryo hame nuko tugomba kugira imitima ibabarira. Nyangana n'abantu kumva aravuga ati ngiye uriya se namubabarira, cyangwa akavuga ati ngiye kubabarira birangora, byarangoye. Ariko nagira ngo nkubwire wowe ukurikirana ikiganiro, kubabarira niko kwibohora. Ndasubiramo, kubabarira niko kwibohora. Uko turushaho kubabarira niko turushaho kubohoka. Uko turushaho kugira umutima ubabarira niko turushaho kugira kubohoka muri twe. Ufite umwenda ukomeye hagati y'uwakorewe ikosa n'uwarikoze. Ufite umwenda ukomeye n'uwakorewe ikosa. Bijya bigora abantu. Ndavuze ngo ufite umwenda ukomeye hagati y'uwakosherejwe n'uwakosheje. Ufite umwenda ukomeye nubwo tunanirwa kubyumva n'uwakosherejwe, kuko iyo uwohoye umuntu n'Imana ikorera muri ubwo buryo, muri urwo rwego. Iyo biza kuba ari wakosheje, Yesu ntabwo yari kutubabarira. Iyo biza kuba ufite umwenda ukomeye ari uwakosheje, Yesu ntiyari kutubabarira. Niyo mpamvu birivuga ngo mubabarire kuko namwe so mu ijuru yababariye. Niba mwene data ufite ikibazo n'umuntu wagukoshereje, wowe kugira ngo ubohoke ucuriya mu nyururu uri hagati yawe nawe, nuko ubohoke ukamubabarira, yabyemeye atarabyemera, ukamusigira umwenda. Ibi bijya bigora abantu cyane. Ukamusigira umwenda. Ntabwo bisaba ngo umuntu abanza gusaba imbabazi ubone kuzimuha, ahubwo wowe kubera yuko ufite umwenda ukomeye imbere y'Imana, iyo ubohotse ukamubabarira, ubabariye, icya mbere uramubohoye, ku rundi ruhande icya kabiri urabohotse. Ndeho ndavuga amahame afasha abantu kugira ngo babane amahoro. Umutima wo kubabarira ni ikintu gikomeye cyane. Umutima wo kubabarira ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi barase kurata, barasa amahirwe kubera kutababarira. Ibi ni ibintu nahagararaho ndabizi neza. Nkiri umwana muto niga amashuri ya segonderi, nari mu gihugu nari buvuga izina, noneho nkajya nyura mu bantu ncumbika kubera ko nabaga niga kure. Noneho jye nahagera nkabona amakosa kurusha kubona ibyiza. Bakambwira nabi, nkaba ari mbona gusa, kandi simbone ko ntari mfite aho kurara. Nkabona ibibazo kurenza kurusha kubona ibisubizo. Uko nkomeza gukura naje kubona aho ngeze nkwiye kuhakunda kurenza kuhabona ibibazo. Nuko nabohotse. Niba ari nikosa umuntu yankoreye, nkumva umutima wanjye wihutira kumubabarira kurenza kuvuga ngo ndabifata mbibike mu mutima wanjye. Byangiriye umumaro ukomeye, byarambohoye, nirinda kubika inzika mu mutima wanjye. Umutima ubabarira, umutima uciye bugufi
umutima ubabarira ni ihame rya gatanu rishoboza umuntu wese kuba n'abandi bose amahoro. Mana ishimwe cyane. Cya gatandatu, ihame rya gatandatu rifasha yagufasha kugira ngo bane n'abantu bose amahoro, nuko uzirinda gufata ibyemezo kuwaguhemukiye, ukirinda gufata ibyemezo umuntu waguhemukiye ubabaye cyangwa urakaye. Ibintu bibiri, hari igihe umuntu arakara, hari n'igihe umuntu ababara. Navuze ngo hari ihame rimwe rivuga ngo buri wese, umuntu wese Imana yamubitsemo ibyishimo n'umubabaro. Iri ryo riravuze rero ngo uzirinde gufata ibyemezo ku muntu waguhemukiye ubabaye, kandi uzirinde gufata ibyemezo urakaye. Iyo ufashe ibyemezo ubabaye, ufata ibyemezo bibi. Iyo ufashe ibyemezo urakaye, ufata ibyemezo bibi. Ibi ntabwo ndi bubitindeho, umuntu wese arabizi, ariko bikavuga ngo ntukarakare ngo wirize umunsi. Ntimukarakare ngo mwirize umunsi. No muri igitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo, avuga ngo ntiyakagira umuzi wo gusharira ubyuka cyangwa se uhaguruka muri mwebwe. Niba umuntu aguhemukiye, niba hari ikibazo kibaye hagati yawe n'umuntu, banza utuze. Saba Imana igufashe ubanze utuze. Saba Imana igufashe ubanze utekane. Niyo mpamvu tujya twigisha ababyeyi ngo ntibagakubita abana bababaye. Ntugafate icyemezo cyo guhana umwana urakaye. Ni amakosa akomeye cyane, ushobora gutuma unamuvutsa ubuzima. Ntugafate icyemezo ufatira umuntu wakurakaje, wakubabaje, ukamufatira ibyemezo ukiri muri urwo rwego rwo kurakara, ukiri muri urwo rwego rwo kubabara. Banza utuze, banza usaba Imana iguha ubwenge, banza wikuremo ubwo bukana bwakugiyemo kuko wabonye icyo umuntu yakoze. Bijya bibaho ko tudisipurina abana, bijya bibaho ko tucyaha abantu. Iyo umwana ugiye kumucyaha uramuhamagara akaza ukamwereka ibyo yakoze bibi. Wamara kubimwereka ukamubwira uti rero kubwibi icyambere, ushobora kumubwira uti ndakubabariye, cyangwa reka nguhane kubera kusubiyemo. Kandi ikindi, nubwo yaba ari umwana ukosheje bwa kabiri, ntukajye umuhana uvuga ngo ejo bundi wagize gutya ngo noneho ndaguhana. Muhanira ikosa yakoze, mudisipurine ku ikosa yakoze, ariko wikwibuka n'icyo wamubabariye. Uzirinde gufata ibyemezo kuwaguhemukiye mu gihe ubabaye cyangwa urakaye. Hari n'igihe abantu bajya badukosereza, hari igihe abantu baducumuza, hari igihe abantu badutera ibibazo, ariko Imana ikavuga ngo umwanzi wawe uzaba umusabira umugisha, ngo kuko uko umusabira umugisha uramurahiraho amakara yaka. Ibi ni ibintu Bibiliya ivuga, bivuze ngo kubabarira si ubushake bw'umuntu, ahubwo
ni imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Uzirinde gufata ibyemezo ubabaye. Uzirinde gufata ibyemezo urakaye. Umuntu nakurakaza, fata umwanya utuze, senga Imana. Icyo ni icyemezo gikomeye kandi cy'ubwenge kizagufasha kubana n'abantu bose amahoro. Icyanyuma icya karindwi navuze amahame 7 ashoboza umuntu kubana n'abantu bose amahoro mu bintu byose uzigera utekereza gukora, ujye ushyira Imana imbere. Mu bintu byose njya mbwira abantu ngo niba ugiye gusenga, fata ibyifuzo byose ufite, ubanze wandike guhera ku cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, ugere ku byifuzo byose ufite. Ariko nujya kwandika icya mbere, wandike ngo Mungu kwanza, Imana imbere, Yesu niwe wa mbere. Ndabaririmba, turirimba indirimbo tuvuga ngo ni uwa mbere, Yesu ni uwa mbere, ni uwa mbere ku wa mbere, ni uwa mbere ku wa kabiri, ni uwa mbere kugeza ku cyumweru. Mu bintu byose ukora, mu bintu byose utekereza, mu bintu byose ufite mu migambi yawe, shyira Yesu imbere, uzaba n'abantu bose amahoro. Rero yatangiye mbabwira ko ari amahame 7 ashoboza umuntu kubana n'abantu bose amahoro. Ndabisubiramo kugira ngo muyibuke. Nababwiye ngo ihame rya mbere nuko umuntu wese ari uw'agaciro imbere y'Imana. Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, gira ishusho yacu. Haba mu rugo mu bantu mubana, haba abana mu rugo rwawe, haba umufasha umugabo cyangwa umugore, haba mu itorero, haba muri sosiyete ubamo, umuntu wese afite agaciro imbere y'Imana. Cya kabiri nuko buri muntu wese agira uruhande afitemo imbaraga. Nabwiye urugero rwa Gideyoni, nabwiye uruhande rumwe. Gideyoni yari afite imbaraga, Imana irabimubwira, kandi we tekereza ko afite intege nkeya. Niyo mpamvu navuze ngo ntukajye wigaya ngo ntacyo wageraho, cyangwa ngo ubwire umwana cyangwa umuntu ngo ntacyo yashobora. Ikindi nuko hariho n'uruhande rw'intege nkeya, kuko umuntu si Imana. Niyo mpamvu navuze ngo Imana niyo yonyine gusa ishobora byose. Cya gatatu navuze ngo umuntu wese agira ibyiza bimurimo. Rero kugira ngo mubane n'amahoro bose, uzirinde gukurikira ibibi wabonye kuri we, ahubwo uzafata ibyiza uba ari byo wubaka kuri uwo muntu, uzaba n'abantu bose amahoro. Guha agaciro ibyiza bya mugenzi wawe, ibitari byiza ntubite agaciro. Nababwiye ngo nanone kugira ngo ubane n'umuntu wese amahoro, nuko ugomba kumenya ngo umuntu, ikiremwa muntu, Imana yamubitsemo ibyishimo. Hari umunezero, hari uruhande rw'umunezero ku muntu, kandi urwo ruhande ni rwiza cyane, rutuma akora neza, rutuma abaho neza, rutuma yumvikana abantu. Niyo mpamvu rero kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro, icya mbere nuko umenya ngo, ndavuga kuri iki cyo kuvuga ngo umuntu Imana yamubitsemo ibyishimo, inamubikamwo umubabaro. Tugomba rero kubimenya kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro.
icya gatanu nababwiye ngo twasomye ijambo ry'Imana ari muri Yakobo cya 4 murongo wa 7 ngo mugandukire Imana. Hanyuma dusoma no muri Petero, urwandiko rwa mbere Petero yandikitse igice cya 5 murongo wa 6 ngo mucishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka kugira ngo abashyire hejuru mu gihe gikwiriye, kandi mukoreze amaganya yanyu yose kuko abitaho. Ikintu cyagufasha mu buryo bundi bukomeye kugira ngo bane n'abantu bose amahoro nuko ugira umutima uciye bugufi. Senga Imana uciye bugufi. Cira bugufi umuntu wari wese. Hari abantu batinya gucira bugufi abana ngo batabagaye. Ariko uko niko kuri guca bugufi ntibireba umuntu, ntibireba urwego, ntibireba imyaka, bireba gusa ngo niwo mutima utunze. Hanyuma ikindi ukanagira n'umutima ubabarira. Nababwiye ko imbabazi ari ikintu gikomeye imbere y'Imana, kandi ikindi kuri ibyo nuko umwenda ukomeye uri ku muntu wakorewe ikosa. Ikintu abantu bajya bacyumva, umwenda wo gutanga imbabazi, kubabarira no kubabarirwa uri ku muntu wakosherejwe. Ariko abantu babyumva kuko Yesu ataransaba imbabazi, ntabwo namubabarira kuko ataransaba imbabazi. Nyamara hari abantu benshi bagenda barata amahirwe n'amasezerano kubera kutagira umutima ubabarira ngo nuko bamukoshereje. Ndabakangurira bene data nshuti zanjye ko kubabarira ni umwenda ukomeye ku muntu wakosherejwe kuruta wakosheje. Niyo mpamvu nababwiye ngo ngewe njya nsaba Imana sinkabika inzika umutima wanjye. Kubohoka kwa mbere ni ukubabarira wowe wakosherejwe, hanyuma wakosheje akabishaka atabishaka ibyo biramureba. Ahubwo wowe wanashaka kumubwira uti jyewe narakubabariye, noneho bikazamutera gufata intambwe yo kubwira ati nanjye mbabarira. Turashaka kubana n'abantu bose amahoro, tugire imitima iciye bugufi, tugire imitima ibabarira. Navuze ibintu bisigaye ngo nsoze, kwirinda gufata ibyemezo ubabaye. Abantu benshi n'ababyeyi benshi bakunze gufata ibyemezo bababaye, bagafatira ibyemezo abana babo bababaye, cyangwa se umugabo cyangwa umugore agafata ibyemezo ababaye arakaye, bigira ingaruka zikomeye cyane. Nababwiye ko ababyeyi kenshi bahana abana bababaye barakaye. Umwana akakubonamo umugome kandi yakubonyemo umubyeyi. Mwirinde gufata ibyemezo kuwakosheje murakaye cyangwa mubabaye. Soza icyanyuma, Yesu abo wa mbere mu buzima bwawe. Mungu kwanza mu bintu byawe byose, mu bitekerezo byawe byose, mu byo ukora byose, mu byifuzo byawe byose, mu byo ushaka gukora byose, shyira Imana imbere. Nababwiye ngo njya nigisha abantu nkababwira ngo niba ugiye gusenga, ugiye kugira ibyo ukora, fata icyifuzo cya kabiri utangiye kucyandika, icya mbere ubukiretse. Numara gusoza ibyifuzo byose ufite, wandike nomero ya mbere, wandike ngo Imana, mu byifuzo mfite byinshi, icya mbere no kumenya Imana, gusobanukirwa Imana no kumenya umugambi wayo. Hanyuma uzashobora kubana n'abantu bose amahoro. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Murakoze cyane. Shalom. Shalom. Imana ibaho umuganiro kandi ushimire umukozi w'Imana. Twasuze utanga na adresse unasenga Imana. Murakoze cyane. Reka mbanze nsenge hanyuma mbone gutanga adresse. Mana ndagushimiye, wakoze kw'iki kiganiro. Abantu benshi bararushye kubera kunanirwa kubana n'abantu bandi amahoro, kubera impamvu kandi nyinshi zitandukanye. Ariko tunyujijeho iki kiganiro uburyo abantu bagomba kubana n'abandi amahoro, niko ijambo ryawe ribivuga. Ndagusabye ngo ushoboze umuntu wese ukurikira iki kiganiro. Ndagusabye ngo ushoboze umuntu wese uzareba ikiganiro, ahari aho yaba afite
amakimbirane n'abandi, abagize ikibazo n'abandi, abagirana ikibazo n'umuntu, ndasabye kugira ngo umuhe umutima wo kumenya aya mahame arindwi kugira ngo ashobore kubana n'abantu bose amahoro. Ndasabira umugisha abayobozi bicano gusenga buri munsi, ubaha umugisha batuma ubutumwa bwiza buvugwa ku isi yose. Ubaha umugisha kandi ubagure, wahe n'ubushobozi bwifatika kugira ngo bashobore kwagura ubutumwa bwiza aribwo bwami bwawe Mana. Ndagushimiye ko nanjye wanshoboje, ndagushimiye kuba ari ubuhanga bw'ibyuma, ndagushimiye ku muntu wese uzakurikirana ikiganiro ahabwe umugisha, kandi nawe Mana icyubahiro cyawe kigaragare muri isi. Urakoze, ndagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nzize nizeye, amen. Shalom. Rero mwari kumwe na Atanazi, mbaha nomero ya telefoni ariyo iriho na WhatsApp, ni 078 72 8 44 62, ni 078 72 8 44 62. Mugire ibihe byiza. Shalom. Shalom, Imana igumugisha. Kadushimire umuntu yabaye natwe, kadushimire na kamera wacu, Imana igumugisha cyane. Aho tuganira nawe utaha. Shalom. Murakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.